Uyu munsi nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo none ahangaha Imana irahagurutse ije gushyira mu mahoro wo bacundiraga ingoni. Topike dufite ni topike ivuga ngo nonaha Imana ihagurutse none ahangaha. Gahunda ni ryari? Gahunda ni nonaha. Kubona urubyaro ni nonaha, kubona perime ni nonaha, kubona akazi ni nonaha. Gahunda ni ryari? Gahunda ni none ahangaha. Aka kanya nibwo buhanuzi nkuzaniye. We rero umuntu uri mushyashya, topike dufite niyo ngiyo ivuga ngo nonaha. Gahunda ni nonaha. Imana irahagurutse ku buzima bwawe. Hari ibintu Imana ije gukora mu buryo bwo kwiyubahisha kandi none ahangaha. Uretse rero kumanuka maze ubundi dusenga n'Imana, maze ubundi dutangire ijambo ry'Imana, twigisha ijambo ry'Imana rihumurize benshi, abantu benshi banyurwe, abantu benshi bishime. We rero umuntu uri mushyashya ndagira ngo ukande subscribe. Mbabarira ukande kuri subscribe. Ngusabye imbabazi tuze kuza gutangirana bimeze neza. Niba uzi ko uri mushyashya ari ubwa mbere ubonye iyi video, ukande subscribe. Ukande no kuri ako kariki gahari, ujye no muri comment wandike ijambo amena kuri ubu buhanuzi ugiye kumva bw'aka kanya. Rero ndabashimiye kandi mujye mumbabarira, mujye murangiza murangize video. Nimuzajya mutangiza video muzajye munayirangiza. Imana izajya ibibahiramo umugisha, kuko iyo utayirangije nabwo kiba ari ikibazo. Byashoboka yuko umugisha wawe uri hahandi bigiye kurangira, hanyuma ukaba uhise wigendera video utagize gute, utayirangije. Bivuze ngo rero jya urangiza video maze ubundi dukomezanye. Reka mbanze senge maze ubundi dutangire amateraniro yacu yo kumva rino jambo rivuga ngo none ahangaha. Bivuze ngo iyo uvuze nonaha hari ikintu Imana iba igiye gukora ku buzima bwawe kubera ijambo bita nonaha. Ijambo bita nonaha. Iyo Imana ivuze nonaha hari ibintu birambiwe, hari ibintu bigiye gukora mu buryo bukomeye cyane ku buzima bwawe, maze ubundi nawe ukongera ukagira ibyishimo, ukongera ukishima kubera yuko yavuze ijambo nonaha. Nonaha Imana hari ikintu Imana igiye kurema muri iyi video, kandi icyo kintu kikaba ari ikintu gikomeye Imana igiye kurema aka kanya, ukongera ukagira ibyishimo, ukongera ukizera. Hanyuma rero ngiye muri kumwe, amazina yanjye nitwa Claude. Imana ikomeze kubaha umugisha. Mbanje gusuhuza abantu bari muri Europe, mbanje gusuhuza abantu bari muri Amerika, n'inshuti zanjye ziri muri Norvège nazo ndazishuhuje cyane. Zijya zinyandikira, inshuti zanjye ziri muri Norvège zinyandikira. Imana nabo ibaho umugisha. Tibagiwe abarundi namwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana namwe abane namwe, n'abanyarwanda mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda muri mu ntara zigiye zitandukanye, namwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana namwe ibaho umugisha, namwe ndabemera, ndabakunda cyane, ndabubaha cyane. N'abandi bari mu bihugu Omani, n'abandi bari muri Omani nabo ndabashuje. Inshuti zanjye nazo zijya zinyandikira ziri muri Omani, namwe ndabashuje. Shalom shalom. Amahoro y'Imana bane namwe. Mwese abantu muri Kenya, abantu muri Uganda, mwese ndabashuje, ndabemera cyane. Mujya munyereka yuko turi kumwe. Rero Imana ijye ibaha umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi nkuzaniye topiki ishyushye iryoshye imeze neza ivuga ngo Imana none ahangaha irahagurutse ije ku kibazo cyawe. None ahangaha Imana irahagurutse ije ku kigeragezo cyawe. Imana reba umugisha. Reka dutangire dusenga Imana rero, n'ubundi nongere nisubiremo. Amazina yanjye nitwa Claude, ngiye mugiye kubana muri disengesho no muri no jambo ry'Imana ryo kongera kugirira Imana icyizere. Reka dusenga Imana mu izina rya Yesu, dutangire gahunda zacu z'amasengesho. Data mu izina rya Yesu, ndasenze kugira ngo sengeye buri umwe wese ugiye gukurikirana rino jambo ryawe, kugira ngo umugirire neza, wongere umugarukeho, umuremere amashimwe afatika mu izina rya Yesu. Nabona impinduka mu buryo bukomeye. Buri muntu wese ugiye gukurikirana iyi video akayirangiriza, umuremere amashimwe. Uyu mwaka utararangira muremere amashimwe, kandi amashimwe akomeye cyane ku buzima bwiwe,
ku buryo azanezerwa, ku buryo azishima, azavuga ngo nabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwanjye. Nukuri azagushima, azavuga kugira neza kwawe n'urukundo rwawe. Turagushimye rero Mana, buri muntu wese ugiye kumva rino jambo ryawe abona umugisha wawe kandi yaguke mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bw'umubiri. Uri Imana rero ishobora byose, twizeye nk'Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza ku bantu bose bari kutureba, ku bantu bose badukurikiranye. Mu izina rya Yesu tugusabye twizeye, kuko uri umukozi w'umuhanga, kuko uri Imana igira neza. Tugiye kumva ijambo ryawe rero Mana, riba ari ijambo rize kuza gukomeza abantu benshi, riba ari ijambo riza kuza gukomeza imitima ya benshi, abanyarwanda n'abatuye mu mahanga agiye atandukanye, baze kuza kumva bamerewe neza kubw'iri jambo. Ndizeye rero Mana yuko ukoze ikintu gikomeye cyane kubw'iri jambo tugiye kumva. Hari ikintu ugiye kurema gihambaye, buri muntu wese akazagushima kubw'iri jambo. Turagushimiye rero Mana kuko uri umukozi w'umuhanga. Ndizeye yuko hari ikintu ugiye kurema aka kanya kandi gikomeye cyane, mu izina rya Yesu, amen. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, ndabakunda cyane. Ndagira ngo utangarize ngo kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye. Abantu benshi ntago bazi rino banga ryo kugendana na Yesu, barabyibagiwe, ntago babizi. Abantu benshi nari mvuze ngo ntago bazi rino banga ryo kugendana nande na Yesu, ntaryo bazi. Iri banga ryo kugendana na Yesu rimenywa n'abagendana nawe. Imana ibahe umugisha. Iri banga ryo kugendana na Yesu rimenywa n'abagendana nawe. Iyo ugendanye na Yesu usa nawe, iyo ugendana na Yesu ubona impinduka, iyo ugendana na Yesu hari ikintu Imana ikora ku buzima bwawe. Kadusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo nonaha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Waryumvise? Ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no gusuhuza umutima k'umukene, ngo nonaha ngaha Imana irahagurutse ije gushyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Bivuze ngo nonaha ngaha Imana irahagurutse. Nibwo buhanuzi nkuzaniye bw'aka kanya. Nonaha ngaha Imana irahagurutse ku buzima bwawe. We wabuze urubyaro, we wabuze akazi, ijambo riratubwiye, ubuhanuzi buramanutse buratubwira ngo nonaha ngaha ndahagurutse. Haleluya. Numva nezerewe Imana ngo nonaha ngaha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro uwo bacuniraga ingoni. Nonaha ngaha ndahagurutse nje gutanga akazi ku bantu babuze akazi. Nonaha ngaha ndahagurutse nje gukura abashomeri mu bushomeri babona akazi. Nonaha ngaha ndahagurutse nje gutanga urubyaro ku babuze urubyaro. Nonaha ngaha ndahagurutse ku bantu bagiye kudepoza bakabona byanze, ubu ngubu mbahaye akazi. Nonaha ngaha ndahagurutse ku bari badafite amafaranga bagiye kubona amafaranga. Nonaha ijuru rirabavuze ngo gahunda ni nonaha ngaha. Ijuru niryo rivuze ngo gahunda ni nonaha ngaha. Ntabwo rivuze kera, ahubwo rivuze nonaha. Gahunda ni nonaha ngaha, nje gushyira mu mahoro uwo bacuniraga ingoni. Bivuze ngo hari abantu benshi baduhigaga, bakaduhiga butwari, ariko twebwe Imana ikajya igenda iduhisha, ikajya igenda ibana natwe, ikajya igenda idushyigikira, ikajya igenda
Imana itwambika izindi mbaraga. Hari ikintu Imana igiye kurema we. Muririmbyi aririmbye aravuga ngo aritamurura, aritamurura mu gicuku nijoro, aritamurura, shitsa umutima mu nda utuze, mu gitondo Yesu aritamurura. Yo aritamurura, aritamurura mu gicuku nijoro, aritamurura, shitsa umutima mu nda utuze, mu gitondo Yesu aritamurura. Yesu agiye kwitamurura ku buzima bwawe. Ngo hari umurwayi ngo wari umaze imyaka 38 ku kidendezi kitwa Bethesida, yari ahamaze igihe kirekire, ariko Yesu ahageze aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Urashaka gukira? Mbese urashaka akazi? Mbese urashaka visa? Mbese urashaka perime? Mbese urashaka provisoire? Mbese urashaka ese aka kanya muri aya materaniro urashaka iki? Mbese aka kanya ni icyo ushaka? Ese urashaka urubyaro? Ese urashaka akazi? Ese urashaka guhindurirwa izina? Ese urifuza yuko Imana yaguha ikimenyetso cy'ibyiza? Mbese ni icyo ushaka? Niki uri gushaka aka kanya? Niki uri gushaka? Uriya murwayi yaramubajije ngo mbese urashaka gukira? Ese urashaka gukira? Ese we muri aya materaniro niki uri gushaka? Ese urashaka iki? Ubuhanuzi nkuzaniye bw'aka kanya ni ubuvuga ngo ese urashaka iki? Genda muri komantere uvuge ati njyewe ndashaka iki ngiki. Muri komenti uvuge ati njye ndashaka iki ngiki. Kiriya kintu wamaze gusaba n'iki Imana igiye kuguha. Ndanezerewe ma. Genda muri komenti uvuge ati njyewe ndasaba iki ngiki, iki nicyo shaka. Yaramubajije ngo mbese ukeneye, urashaka gukira? Ese wowe muri aya materaniro, muri aya masengesho yo kugirira Imana icyizere, wowe urashaka iki? N'icyo ushaka? N'icyo ugira ngo Imana ikugirire? Ese urifuza iki? N'iki wifuza mu buzima bwawe? Urifuza iki? Ese urashaka akazi? Ese urashaka visa? Ese urashaka perime? Ese urashaka provisoire? Ese urashaka abana? Ese urashaka ko Imana igukiza? Ese urashaka ko Imana igukuramo inyatsi? Ese urashaka iki? Genda muri komantere maze ubundi wandike ngo njyewe ndashaka iki ngiki. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Genda muri komenti uvuge ngo njyewe ikintu ushaka ni iki ngiki, kandi ndashaka ko Imana igikora. Urebe ko Imana itagikora. Imana irahita ibikora direct. Genda muri komenti wandike njyewe ndashaka iki ngiki, wandike icyifuzo cyawe. Imana igiye gutwara komenti z'abantu benshi bagiye batandukanye bagiye bakandika. Igiye gutwara komenti nyinshi z'abantu bagiye bakandika ibyifuzo byabo, kandi uko wanditse komenti yawe Imana iraza guhita ijyana raporo ikintu wagize gute, ikintu wasabye. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana, twinginge ihoraho, tuyinginge. Mbese nicyo ushaka? Genda muri komenti. Jya muri komenti wandike ikintu ushaka, icyifuzo ufite. Imana igiye guhita itwara raporo z'izo komenti wanditse. Ibi bintu ntubize kuza kubisuzugura, biri seriye. Imana igiye gutwara komenti y'ibyo wagize gute, wanditse. Bivuze ngo reka mbanze mbasengera Imana maze ubundi dusoza amateraniro yacu. Ariko intego dufite ni intego ivuga ngo none ahangaha Imana irahagurutse. Iyo wibashije none ahangaha, ubwo bivuze ngo ne cya cyifuzo ugiye kwandika ahangaha, none Imana irahagurutse. Rero kandi subscribe wari mushyashya, ufungura inzogera, Imana ibigoremo umugisha.
usharinga iyi video abantu benshi bagiye batandukanye bari mu mahanga menshi cyane agiye atandukanye baze kuza kubona iyi video. Imana reba umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka dusenga n'Imana maze ubundi dusoze amateraniro yacu, ariko ugende muri komateri wandike ati ngewe ndashaka yuko Imana yampa iki ngiki. Yaramubajije ngo mbese urashaka gukira, ese wowe ni iki ushaka? Jya muri komateri maze ubundi wandike ikintu ushaka, Imana irakiguha kandi irabikora mu buryo bwo kuyubahisha. Tujye turangiza video nibyo byiza, Imana izajya ibiduheramo umugisha nituzaturangiza video. Imana ndagushimye, uri Imana ishobora ibintu byose. Sengeye buri muntu wese wari kumwe natwe umumera umugisha. Iyi kometi yanditse uyihe umugisha, uyibone mu izina rya Yesu, ku buryo azagushima azavuga ngo nabonye Imana kuri ya tariki, nabonye Imana kuri wa munsi. Muremera amashimwe kuri iki cyifuzo agiye kwandika muri komateri, azakubone, azabona imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Ndamusengeye nizeye nk'umukozi wawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha mwinshi. Ndabashimiye mwebwe bashyashya, mukande subscribe, ugende muri komenti maze ubundi wandike ikintu Imana yakugirira. Ese wowe urashaka yuko Imana ikugirira gute? Maze ubundi Imana izajya igenda itwara raporo z'abantu benshi bagiye bandika muri komateri. Ukande subscribe, ufungura inzogera kugira ngo video zanjye zose uhite uzibona. Tujye dushyiraho n'amatariki yo kugira Imana icyizere, ayo matariki agasohora, Imana igakora ibitangaza ku bantu benshi bagiye batandukanye. Mwari muri kumwe rero n'umuvandimwe wanyu Claude. Imana igikomeza kubaho umugisha kandi Imana igikomeza kubahezagira. Shalom. Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane. Mbabarira sharing iyi video nk'abantu benshi bagiye batandukanye, nubwo baba bari igihumbi. Imana yabigoremo umugisha. Byashoboka yuko hari umuntu uri mu bitaro yabona iyi video akakira gukira ku buzima bwiwe. Ndabashimiye, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Mujye murangiza video, mwebwe turangizanyije video, Imana ibaha umugisha kandi Imana mu kintu mu isi izaba kubirishira igihumbi. Ndabibasabiye nk'umuhanuzi w'Imana, wowe turangizanyije video, Imana izagukubirishira igihumbi. Nimero yanjye ni 078 76 34 26 ushaka ko tuzajya dusengana ku giti cyawe, nta kibazo, tuzajya dusengana Imana, musengera Imana. Shalom.